Nongeye kubasuhuza mbifuriza no gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mudahema gutwara ko muri kumwe natwe mu biganiro byacu bya buri munsi, haba amakuru ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye tubagezaho. Munyemerere n'ubundi turebere hamwe ibiri kuvugwa muri rugamba cyangwa se intambara, aho igisirikare cya leta FARDC gihanganyemo n'umutwe wa M23. Ni urugamba rugikomeje, aho n'ubundi nyine imirwano igikomeje mu duce tumwe na tumwe two muri Kivu y'Amajyaruguru, muri za teritwari za Nyiragongo, za Ibeni, za Masisi hariya rwose, za Rucuru. N'ubundi uracyumva urusaku rw'amasasu, kandi urusaku rw'amasasu bisobanuye intambara. Ntabwo baba bari mu myitozo burya, aba ari urugamba mu rundi. Ikivugwa ni iki? Ikivugwa ni ingabo z'u Burundi zongeye koherezwa kugira ngo zijye gutanga umusada, zifashe nyine ingabo za leta kugira ngo zirebe uburyo ki zatsinsura cyangwa se zabasha guca intege umutwe wa M23 wigize akaranga kajya mu majyaruguru ya Kivu. Ingabo z'u Burundi zongeye koherezwa muri Kivu y'Amajyaruguru kujya gutanga sapoti, kujya gutanga ubufasha nyine ku ngabo za leta. Birumvikana zizafatikanya n'izindi zisanzeyo nk'ingabo za SADC, MONUSCO ndetse n'indi mitwe nyine igenda ifasha igisirikare cya leta, za Wazalendo, FDLR, za Mai Mai n'indi mitwe igiye itandukanye nyine ibarizwa hariya muri ruriya rugamba. Ni urugamba rukomeje saa izi, aho rwose abantu cyangwa se inzobere mu bijyanye n'intambara babona ko iyi ntambara nta kazoza itanga cyangwa se nta cyizere itanga cyo kurangira vuba cyangwa se gutanga nyine amahoro cyangwa se kwerekana muri make. Abantu cyangwa se inzobere mu bijyanye n'intambara bakora analize cyangwa se bagakora ubusesenguzi, bakavuga ko iyi ntambara ishobora kuzafata indi ntera mu minsi iri imbere cyangwa se uko imyaka izagenda iza mu gihe nta gikozwe, kuko iyi ntambara byashoboka ko yafata intambara y'akarere rwose, ugasanga East Africa yose igiyemo iyi ntambara ireruye, ibaye intambara y'akarere muri rusange. Ibi barabivuga bakomoza ku bihugu bimwe na bimwe nyine byerura, bikagaragaza uruhande biba bishyigikiyeho, ndetse rwose bikanatanga sapoti mu buryo bugaragara. Ugasanga nyine byashobora gutanga intambara y'akarere wa mugani, kuko nimba nk'igihugu cy'u Burundi kifata kikohereza ingabo mu kujya nyine mu kujya gufasha, bisobanuye ko nyine kiba cyerekanye uruhande kibogamiyeho. Kandi mu by'ukuri nubwo wenda abantu bavuga ko uyu mutwe wa M23 ari inyeshyamba, yemwe n'igisirikare cya leta cyangwa se leta ya Congo ivuga ko ari imitwe y'iterabwoba, mbese ntabwo nyine yemera, ntabwo yemera uyu mutwe rwose. Avuga ko ari inyeshyamba nyine z'iterabwoba, ari nk'ibyo ngibyo. Muri make nyine ni terrorist, ni imitwe igamije gutera ubwoba, kubuza amahoro abaturage. Kandi muri make usesenguye ukareba, uyu mutwe wa M23 nawo ufite ibintu urwanira, ufite ibintu birwanira kandi bifite n'ishingiro, kuko burya iyo ubona ubuzima bwawe cyangwa se ubuzima bw'abawe buri habi, ibyo byose ugerageza uburyo ki bushoboka kugira ngo ubashe kugira icyo ukora. Rero ukabona ko mbese umuntu akanibaza utisemwe akabyaramwe nk'ingabo z'u Burundi cyangwa se igihugu cy'u Burundi iyo kifashe kigatekereza cyangwa se kigafata umwanzuro wo kohereza ingabo
mu kujya gufasha ingabo za leta kurwana n'uyu mutwe, kandi M23 ijya igira gutya cyangwa se bakemeranya kugirana imishyikirano. Yemwe hari niyabereye mu gihugu cyabo, nimba atari muri Angola, ndakeka naho harabereyemo imishyikirano, nubwo wenda ibyemeranijwe mu mishyikirano nta cyashyizwe mu bikorwa, ariko ukabona ko ni umutwe nyine ufite icyo urwanira, kuko ari umutwe udafite icyo urwanira ntago bakemeye kugirana imishyikirano. Nanone nkibaza udize mwaka byaramwe Burundi ni gute bushobora gufata umwanzuro nk'uyu wo kohereza ingabo mu gihugu cya Kongo kujya gufasha ingabo za leta mu kurwana n'umutwe wa M23, kandi hari igihe bajya biyambazwa mu kubunga, ugasanga ni ibintu bidasobanutse, utamenye iyo bijya, ari ibintu biri aho ngaho. Ariko abahanga cyangwa se inzobere mu bijyanye n'intambara ntibatinya kuvuga ko rwose iyi ntambara ishobora kwadukira akarere ka East Africa, nyine ubwo ndavuga Afurika y'Iburasirazuba rwose, ugasanga ibihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba byose byisanze mw'iyi ntambara. Bigenda binaca amarenga, burya abantu bakuru cyangwa se uganiriye n'abantu bakuru, hari byinshi bakubwira byerekeye kuri intambara, yuko nyine wa mungani ishobora gufata akarere kose muri rusange, kuko nimba ubona igihugu nk'u Burundi kifata kikohereza ingabo mu kujya gufasha mu guhangana n'uriya mutwe wa M23, kandi uriya mutwe nawo ufite icyo urwanira kinafatika kandi bigaragara, ni ibintu byagiye bigaragara, aho usanga nyine ubwoko bumwe bukandamizwa cyangwa se bugakorerwa icyo umuntu yakita nk'iyicarubozo. Nimba umuntu afata undi akamutwika, akanamurya, akamusenyera, akamwaka ibye byose, kandi nawe ari umuntu, ukibaza utise mwuka byaramwe ibintu bakora baba babona ko babikorera inyamaswa, yaba inyamaswa yose ikiremwa cy'Imana. Ukibaza utise ibi bintu ntago byagakwiye kubona igihugu nk'u Burundi rwose kibishyira ku mugaragaro, kikemeza gufata ingabo ngo zijye gufasha umutwe, zijye gufasha ingabo za leta mu guhangana n'uyu mutwe wa M23. Ni ibintu ubona bidasobanutse, kuko abantu bafite ukuntu bagenda basesengura koko bakabona ko M23 ifite ikirwanira kandi gifatika. M23 ishaka amahoro y'abantu, kuko nta muntu yabangamiye. Ndabashimiye mwebwe mudahwema gutwera ko muri kumwe natwe, mukomeze mubane natwe mu biganiro byacu bya buri munsi. Murakoze.